Njye nakoreye mu magarane bwa mbere nsezera akazi ati nayi profitable subyibuka nsezera akazi njye nsezera akazi man ngagenda nganaburitse ngahita ngaruka mu kigo gitangasa agiye boss ati njye nawe nagaruka hano ngahita genda ngashyi amare kimwe ndi depressed kimwe cya kabiri ugomera bari kumbwira ngo warasaze wagiye gushaka akazi ngabandi banasaba guhembwa ngo ubungu ubuhembwe nkumva nibyo ngasubira gusaba akazi ikindi cyumweru ngakora hari umunsi nahombye nakoreye profit y'amadolari 70 Imana ndayihomba ndi gukorera umukiriya ugiye kwishyura 1000 ngarutse nsanga bro wins bukeye nabwo nahise noneho nsezera akazi yarasezera akazi buri gihe sigaye mvana n'ubundi se forex kizayama ariko ibintu ntabwo forex ugomba gushuka ngo usezera akazi Imana wapi ko akazi ni ibintu biri stable biguhereza income iri stable ihoraho ahubwo trading ikintu ugomba kwikoresha ukiyitangira ugomba uyitangira uyifata nka side hustle Sedasi na apete mu mubona babereka ngo baguze nga makebo ngo bakoze iki bana ba South African bose baraje bafite ibindi bintu bakora man bafite imiryango y'abakire bo barabishingura ahantu mu miyenzi ngo nanjye ngo ne sezera akazi ugenda iwanyu wenda murabwirwa mu burare bari kuba wakoreye ibiciro kabicyura na forex iraho ku ruhande trading nagomba gutuma kwitinga akazi kawe direct ukimenya